Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nyagasani Mana yacu, wowe rumuri rw'ibihugu byose, ni wowe ubibeshaho ukabikiza. Twese hamwe turakwambaza dusabira u Rwanda rwacu. Mbere na mbere Nyagasani, tugushimiye ibyo turukesha byose, kuko ari wowe biturukaho. Tugushimiye ibyiza byarwo, ubutaka bwarwo, ururimi n'amajyambere byarwo. Tugushimiye imico myiza y'igihugu cyacu, ubugwaneza bw'ababyeyi, umwete w'urubyiruko, ubwitange bwose bw'abantu b'ineza n'imirimo yose iruteza imbere. Dawe nyir'ubutagatifu, turagije igihugu cyacu ubuntu n'ububyeyi bwawe, uturinde uturengere. Abana bacyo bose kukizamura mu mahoro, mu mudendezo no mu bufatanye. Mana yacu, tugutuye abayobozi b'igihugu cyacu, by'umwihariko perezida wacu, umuhe ishya n'ihirwe mu mirimo wamushinze, ahora hibikanira kurumbutsa ituze n'amajyambere mu Rwanda rwacu. Turasabira n'abandi bayobozi bose kugira ngo imigenzereze yabo itugeze ku bwubahane no ku buvandimwe buhamye. Mana yacu, fasha abafite ingorane bose muri iki gihugu, komeza muri twe abantu bashishoza, bataryarya, b'umurava kandi b'intwari zitangira abandi. Ijambo ryawe n'urukundo rwawe biturinde gutandukana, bidutoze kumvikana no gushyira hamwe, igihugu cyacu gikurire mu butabera no mu mahoro. U Rwanda umubano mwiza n'amahanga, ururinde intambara n'imidugararo yose, uruhe guteza amahoro n'ubwumvikane mu bihugu bya Afurika n'iby'isi yose. Murikira abanyarwanda bose kandi ubakomeze kugira ngo babamaze ukuri kwawe kandi bimirize imbere ubutabera n'urukundo bya kivandimwe, bitume igihugu cyacu kirangwa n'ubumwe n'abaturage bose bakabona umunezero nyawo. Bikira Mariya nyina wa Jambo, mwamikazi wa Kibeho, mubyeyi wacu, udusabire. Ibyo byose tubisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen.